abana turabakira ari benshi tukabura ibyumba bikaba bikeya ubwo tukajya abareberera aba bana bafite ubumuga bwo mu mutwe baremeza ko bikiri imbogamizi ikomeye kuri aba bana basoza amashuri abanza bakaburaho gukomereza. Frere Theophile Habingabire uyobora ishuri rya HVP Gatagara ryita ku bana bafite ubumuga bwo mu mutwe ishami rya Gikondo asobanura ko babura ikindi babakorera bagahitamo kubagumana. Bana bariga bakagira imyaka yo kuva muri primaire bakagumamo ariko ukabona nta kindi kintu bakora kuko ntabwo wabirukana tugumya kubitaho bari aho ngaho tubafasha mu myuga itandukanye yoroheje kugira ngo tubokite ariko mu by'ukuri iyo mbogamizi turayifite. Ni ikibazo kandi ababashije gushyiraho amashuri afasha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe bavuga ko leta ikwiye kugira ubufasha itanga mu kubakira amashuri. André Avelin Izere umuyobozi w'umushinga HVP Gatagara Igikondo agaragaza ko bagifite abana bakuze bakiga mu mashuri abanza kuko nta handi babashyira. Turifuza leta rero ko yakomeza kuzamura umubare w'ibyumba by'amashuri, hanyuma ikindi nanone tubona gikomeye nuko uko abana bagenda bakura usanga badafite ahantu basohokera kuko nkuko navuze ubundi tutagitinga abana bari ku myaka 4 kugera kuri 14 itatu kujya kuri 14 ariko dufitemo n'abari muri 22 barakuze cyane nta hantu bafite basohokera kubera ko abafite ubumuga bwo mu mutwe ntibabasha kwibona neza muri ya mashuri asanzwe yateganijwe kwakira abafite ubumuga muri rusange. Nubwo hari icyo kibazo ariko usanga hari abana none bakivukana ubumuga bwo mu mutwe bagahishwa n'ababyeyi babo nk'uko bigaragazwa na Francis Karangwa Kavurati uhagarariye inama y'igihugu y'abafite ubumuga mu karere ka Kicukiro. Umuntu ntakumve ko ari ishyano kubyara umwana akavuka afite ubumuga ubwo ari bwo bwose kuko icyo kibazo twagiye duhura nacyo cyo guhisha abo bana ugasanga umwana agaragaye ko afite ubumuga bwo mu mutwe amaze kurenza imyaka 14 hari ibigo bidashobora kumwakira. Abakora mu nzego za leta basanga igikwiye gukorwa ari ubuvugizi. Karungi Rebeka umuyobozi w'ishami ry'ubuzima iterambere ry'imibereho myiza mu karere ka Kicukiro avuga ko n'abafite ibigo by'amashuri no bakwiye guhindura imyumvire bakajya bakira aba bana ntibumve ko ntacyo bashoboye. Ibigo biracyari bike birasaba ko dukomeza gukora ubuvugizi kugira ngo tunahindure n'imyumvire yaba bari abafite ibigo by'amashuri y'imyuga bumve ko abantu bafite ubumuga ari abantu bashoboye buryo nawe hawe ayo mahirwe yakwiga umwuga kandi akagira icyo yimarira ndetse akakimarira n'igihugu ariko kandi nanone no kuba ubuvugizi bwakomeza gukorwa kugira ngo n'ayo mashuri y'imyuga yiyongere ndetse haboneke n'abarimu bihariye bita kuri bariya bana kuko ntabwo ari buri mwarimu wese ubasha gutanga serivisi ku bantu bafite ubumuga kuko biba bisaba nyine ko afite byibuze amahugurwa y'ibanze yo kuba yafasha umwana bitewe n'ubumuga afite. Imiryango ifasha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe igaragaza ko kugeza ubu abana bafite ubumuga bari mu ishuri ari 271 mu gihe 139 babashije koherezwa mu yandi mashuri. Evariste Twagerezu, Televiziyo y'u Rwanda i Musanze.